Ya guys, nizere ko meze neza kabisa nk'isanzwe na Ubalde official nk'ibisanzwe kabisa. Ubu ngubu naje tugiye kureba ukuntu uyu mutubyinisha ifoto nk'iyingiyi, aho ufata ifoto ukayibyinisha nk'uko iyi video muri kwibona. Niyo mpamvu nkubwira ngo urasuka kuba ufite internet ukaba ufite Google Chrome, kandi ndabizi neza ko byose urabyujuje. Mbere yo gutangira rero, niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, nagusaba gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo tubana. Kandi niba koko uri kure gukurikirana iyi video, ujya muri comment cyandika ati nahageze Ubalde official, asigaye nanjye ndaba mpari. Niyo mpamvu rero ugiye gutangira, ni usabwa rero ni internet ugafungura na Chrome yawe. Tugiye gutangirana akantu gashyashya, akantu ku kandi ngo mukufite internet ukaza hano muri Chrome aho wandikira cyangwa searchingira ibintu. Tugiye kwandikamo ngo Vigo AI, kuno neza Vigo AI. Tugiye gufata ifoto twibyinisha. Kisabwa rero ni ugukandaho. Wamara gukandaho, dore ngiyi ya mbere rwose, iyi ngiyi yanditseho ngo Vigo AI. Numara gukandaho, urategereza bitewe n'umuvuduko wa internet yawe ifite, ariko nkanjye murabona ko ari igifaru, internet bayihuta cyane. Nta mpamvu yo kugira ngo mbigishirizeho internet igenda gakeya. Urazita ukora hano handitse ngo hakabiri ngo try on web. Nuhitamo kudownloadinga app, urakoresha application kuri Play Store uyidownloadinze. Nuhitamo hano hakabiri h'icyatsi, niho urayikoreshereza online. Ariko kubera kwanga kwirinda ko telefoni zanyu zuzura, ugomba gukanda hariya. We ku nshuro ya mbere batagusaba gusigninga up, urabikora nk'ibisanzwe kugira ngo mwese mwamaze kumenya gukora sign up kuri site runaka nagiye mbere uko bikorwa. Ariko nibinda komenanira, ushobora guhinyandikira muri comment ngahita ngufasha nta kibazo. Hano rero ushobora kuza ukahitamo imbyino runaka ushaka umuntu ari kubyina, ariko ushaka nko kuza hano handitse ngo popira, igihe ugiye kubyinisha nk'umuntu umwe ariko ushaka kubyinisha abantu benshi, ushobora kuza hano handitse ngo multi-person. Aho ngaho urabona ko harimo abantu benshi, ushobora kujya mubyina ugashyiramo amafoto y'abantu benshi. Ariko tugiye kuza hano handitse ngo popira, wenda kwandikemo nk'iyi ndirimbo wenda abantu bagiye bakunda kumva nka ego ni indirimbo wenda abantu bakunze kujya bumva y'umuhanzi wenda dusacinga. Hano ushyiramo indirimbo ushaka ko uwo muntu arabyina. Wenda hano ndabona bari kutwereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Dutegereze gato turebe ibyo baduha. Urabona ibi ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hano ushobora guhitamo aba bantu bose bagiye batandukanye, wenda akadukande urugero nko kuri uyu muntu, nko kuri uyu mukobwa uri kubyina. Tugiye guhita dufata ifoto yacu tuyaploadingemo. Nitumara kuyaploadingamo, sibyo, urabona ko kagezemo. Tugiye kuza hano handitse ngo add photo. Ahangaha hano numara gukandaho, ukore hano handitse ngo upload. Hano hasi. Nizera ko turi kujyana neza, sibe gusimbuka. Inzu nazo ukandeho, numara gukanda ukabishyiramo wenda nk'iyi foto. Urategereza yamara kugeramo, ugahita ukora handitse ngo generate, create. Ahangaha iri kugenerating. Ugategereza. Usanga nk'uko nabikubwiye, biterwa na internet ufite uko ingana. Urabona tayari kakunze, noneho kandi ho murebe ukapureyinga, sibyo. Wamubonye yareba ya foto turi gukoresha, urabona ari kubyina nka wa wundi washaka. Noneho ikintu tukora hano handitse ngo download. Kano kantu kareba hasi hano, niko tugiye gukanda. Noneho urabona tayari
noneho yafungutse wanayifungura. uri kubibona ushobora no kujya muri barire ukayisangamo nk'aho twari twasanze ya yindi. uri mwihanganire urabona ko byakomeye. noneho rero niba kano kantu kagufashije cyari kuri cyo wambwira ngo ntagufasha kwa kano kantu kano kagenda gutawemo yuko gucyarira ikizawe. nimero yanjye ya WhatsApp nagusa ni 0965 yawe ikibazo rero ukavuga ngo gukora ibintu nk'ibi umenye ngo ifoto y'umuntu ugiye gukoresha ibi bintu ariko uburenganzira kuko ari gishaka gukora ibintu by'umuntu y'umuntu udafite uburenganzira akaba yakwana. Umva ko rero Imana